Bantu b'Imana, aho muri hose, Imana ibaha umugisha. Ni mwene so Habanabakize Musaza Shadrake. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana twese iduhane umugisha, kandi ituyoboze Mwuka Muziranenge. Amagambo tugiye kuganira aravuga ngo, shaka intwaro yawe. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'urukundo, Imana y'icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe. Turagusabye ngo utuyobore muri aya magambo. Mwuka Muziranenge atwungure ibitekerezo, atwungure inama, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe, tugiye kuganira amagambo aboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 13, umurongo wa 19, niwo turi butangirireho. Hari amagambo avuga ngo, icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati, tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Imana ihire gusomwa kw'ijambo ryayo. Waba warumvise ijambo ryitwa kwamburwa intwaro cyangwa kurambika intwaro hasi? Imitwe yitwara gisirikare hari ubwo bahitamo guhagarika kurwana, maze ibyo bikitwa ngo barambitse intwaro hasi. Hari n'igihe baba basumbirijwe bakarushwa imbaraga nabo barwana, maze bakamburwa intwaro bagasubizwa mu buzima busanzwe. Kwamburwa intwaro ni amagambo tumenyereye muri ibi bihugu byacu, kuko byagiye bibamwo intambara zitandukanye. Ndetse waba warumvise ijambo ry'ururimi rw'amahanga ryitwa ambarigo. Ambarigo ni ijambo nanone rikoreshwa mu mibanire mpuzamahanga iyo bifuza gukomanyiriza igihugu runaka kugira ngo kidatunga intwaro, kugira ngo batagura intwaro, badatumiza intwaro mu mahanga. Isi ifite byinshi tugenda duhura nabyo bikinjira mu matwi yacu. Iri jambo rero ryitwa kwamburwa intwaro ni ijambo uwo ari we wese ashobora kumva. Icyigisho kiravuga ngo, shaka intwaro yawe. Mu bihe bya kera habaga intambara zitandukanye, kuko ubwami bumwe hari ubwo bwifuzaga kwigarurira ubundi bwami. Hari ubwo nanone abaturage b'akarere runaka bifuzaga kugira ubwigenge mu karere kabo. Intambara zari zisanzwe, ariko by'umwihariko Abisirayeli bari bahanganye n'Abafilisitiya ndetse n'andi mahanga bazengurutse, kuko atifuzaga yuko bahatura. Amahanga yose yavugaga ko kariya karere Abisirayeli bagafashe ku mbaraga ariko ari akabo. Nanone Abisirayeli nabo barwaniraga akarere kabo, kuko cyari igihugu Imana yasezeraniye Aburahamu sekuru wabo. Maze hari igihe cyageze Abafilisitiya, kuko barwanaga n'Abisirayeli, intambara zikaba ndende, intambara zikaba urudaca, maze bigira inama, babaha ikintu kimeze nk'amahoro. Abafilisitiya bari abahanga mu gutegura intambara. Bumwe mu buryo bakoreshaga, bashoboraga kujya ku mudugudu maze bakahashinga amahema yabo, bahabamba amahema yabo, maze usohotse bakamwica, bakabuza ishyanga barwana naryo gusohoka mu mudugudu. Ubwo ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri, bashoboraga nanone kuza bakarunda ibirundo by'amabuye ku ruzitiro runini, ku rukuta runini babaga barubatse, maze bakarwuririraho, bagasanga bene igihugu imbere mu mudugudu bakarwana nabo. Uburyo bwa gatatu, bashoboraga kujya kubikira mu bibaya abantu bagiye mu mirima, bagiye gusarura, maze bakabatangira. Ubwo nabwo bwari uburyo bw'intambara zabo. Uburyo tubona ahangaha rero ni uburyo buteye ubwoba, bumeze nk'ubwo Satani akoresha muri iki gihe. Igitabo cya mbere cya Samweli
igice cya 13 umurongo wa 19 haravuga ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Byari ibihe by'amahoro n'umutekano, ariko byari ibihe by'urujijo. Byari ibihe bari mu kaga, ariko akaga kataberurira ngo bamenye yuko bakwiriye kwitegura. Byari ibihe by'ubumenyi, ariko hari ubujiji cyane bwari butwikiriye imitima yabo. Cyari igihe kimeze nk'uburumbuke, barezaga cyane, ariko batazi yuko igihe icyo ari cyo cyose ibyo bejeje abanzi babo bashobora kubibanyaga. Abafilisitiya icyo bakoze, batangiye gukura abacuzi mu gihugu cya Isirayeli buhoro buhoro. Abami ba kera iyo bateraga bagafata igihugu mu gihe runaka, bababuzaga kwicurishiriza ibyuma, bakabemerera iby'ubuhinzi gusa, ariko bakababuza gucura inkota n'amacumu. Uko byagenze muri kiriya gihe cyari giteye urujijo, Abafilisitiya bakoze gahunda. Bari abahanga cyane mu gutegura intambara. Bashoboraga gutegura intambara bakamara n'imyaka 40 bitegura uburyo bazatera igihugu. Bamaze igihe bakura intwaro mu Bisirayeli buhoro buhoro, buhoro buhoro, buhoro buhoro. Kandi nanone bamaze igihe bakura abacuzi muri Isirayeli buhoro buhoro, buhoro buhoro. Maze uyu murongo wa 19 urambwira ngo icyo gihe ni igihe cyari kimeze gite? Ni igihe cyasaga naho ari amahoro, ariko ibyago bibubikiriye batabizi. Icyo gihe ni igihe cyasaga naho hari ubukire, ariko ari abatindi bo kubabarirwa. Icyo gihe ni igihe bibwiraga yuko baguwe neza, nyamara akaga kabubikiriye. Ngo muri icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bari barabigiye ubwenge. Bati tujye tubabuza kwicurishiriza inkota, tubabuze kwicurishiriza intwaro. Icyo Satani akora ntabwo gitandukanye n'ubugome bw'Abafilisitiya muri iki gihe. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, mu gitabo cy'icyongereza ku ipaji ya 616 haravuga ngo nk'abaturanyi babo Abafilisitiya bari bafite ubwenge. Nyuma yo gutsindirwa Ebenezeri, bagumanye imisozi myinshi ndetse n'imidugudu ikomeye, kandi mu bihe byabo bamaze igihe bagwabiza Abisirayeli, babatakubwa ku gutunga no gucurisha intwaro. Ngo Abisirayeli nabo bamaze igihe kirekire barangaye rwose, batitaye ku kwibikira intwaro. Uko byagenze, hari igihe Abafilisitiya bagabye igitero mu Bisirayeli, maze babagezeho basanga bari bari gutura amaturo, basanga bari bari kuramya, basanga bari bari guhimbaza. Maze Abisirayeli babonye Abafilisitiya barabavudukana, barabatsinda. Imana yari iri kumwe nabo, bayobowe na Samweli. Maze bamaze kubatsinda, nibwo Samweli yashinze inkingi ayita Ebenezeri, bisobanura ngo Uhoraho yaratuzahuye kugeza n'ubu. Maze Abafilisitiya bamaze gutsindwa, babona yuko iyo ntambara y'amacumu n'inkota batazayishobora. Barangije batireka tubigira ubwenge. Niko Satani abigenza. Iyo abonye hari ibigeragezo byinshi dushoboye kuvamo, iyo abonye hari uburyo turi inkengurutsi, iyo abonye turi ingenzuzi mu byo dusoma, atwigira ubundi bwenge. Satani ni umwanzi wacu uhereye na kera. Yabigiye ubwenge akoresheje Abafilisitiya, maze batangira kubuza Abisirayeli kwicurishiriza inkota. Ariko babikoze mu mayere, babikoze mu bwenge, babikoze mu buryo bujijishije ntibabimenye. Abisirayeli babigenje bate? Abisirayeli bari bariho bazi ko bari mu mahoro, ariko Abafilisitiya bari bazi icyo bari gukora. Bagiye babaka abacuzi, maze bagakora amayere. Umucuzi umwe bazi bakamugabaho igitero bakamushimuta.
uwo badashoboye bamuhendaga ubwenge, baturamutse uje iwacu wazabona amafaranga, wazabona impiya, wazaba umukire, maze uwo nawe bakamujyana. Bamaze igihe bakura abacuzi mu gihugu cya Isirayeli mu buryo bw'ubwenge, mu buryo bw'amayere, ariko Abisirayeli ntibamenye ibiri kuba. Nshuti kandi bavandimwe, bamaze kubaka abacuzi, hari ikindi giteye ubwoba bakoze. Umurongo wa 20 urambwira ngo ariko Abisirayeli bose bajaga bamanuka bakaja mu Bafilisitiya, ngo umuntu wese atyarisha uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ayo ni amayere. Babanje kubajyana abacuzi bari ibihangange, bari bakomeye, bari bazi gucura. Abafilisitiya bize uburyo, bize ubwenge, babagwabiza, maze babajyana abacuzi. Abacuzi bamwe na bamwe baragenda, abandi barabica, maze muri Isirayeli basigara nta mucuzi bafite, nabo babaga bizeye. Maze igihugu cyose basigara ngo nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli. Maze ku nshuro ya kabiri batera Abisirayeli kuja bamanuka, maze bakajya mu Bafilisitiya, ngo umuntu wese atyarisha uruhabuzo, atyarisha isuka, atyarisha intorezo, atyarisha umuhoro we. Satani icyakora muri iki gihe aragenda akagusha ababwiriza b'ibirangirire, abari abacuzi, abadufashaga gukarisha iby'umwuka, abadufashaga gutyaza iyobokamana muri twe, abadufashaga kumva amahame akomeye ya Bibiliya, abadukomerezaga mu byizerwa. Nicyo Satani yari yarakoreye Abisirayeli, ngo nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli. Nabo bizeraga n'abari bakomeye yagiye agabaho ibitero, maze akabajyana akoresheje uburyarya bwe, akoresheje ubucakura bwe. Arangije azana ikindi kintu cya kabiri giteye ubwoba, abiba icyorezo cy'igihuha mu bantu. Arababwira ati muje mumanuka, muje mu Bafilisitiya, buri wese acurishe cyangwa atyarishe umuhoro, intorezo n'isuka. Nicyo Satani akora muri iki gihe. Afata abari bakomeye mu byizerwa, maze akababirindura, akabahindura abacuzi b'Abafilisitiya. Ikindi cya kabiri, abiba ibihuha mu bizera, maze bose akabararikira gutonda umurongo ngo baje mu Bafilisitiya gucurisha isuka, intorezo n'umuhoro. Yabagazi neza yuko badashobora kuzahakura inkota izabarwanaho igihe ibintu bizaba bikomeye. Satani azi ibyo bashobora kuguha n'ibyo badashobora kuguha. Satani, umugome, umwanzi w'abantu, umwanzi w'itorero, umwanzi wacu, umwanzi w'iby'umwuka, yagiye afata abakristo bamwe na bamwe, maze ababibamwe icyorezo cy'igihuha, ababuza gusubira mu rusengero, maze akajya batungira agatoki ngo ibunaka ni bunaka kuri za YouTube z'abamaze kuba bahakanyi, kuri za groupe za WhatsApp z'abamaze kuba bahakanyi, mu ngo zitandukanye. Aho ngaho niho aje kubateraniriza, niho aje abajyana, ngo Abisirayeli bose bajaga bamanuka bakaja mu Bafilisitiya, ngo niho bagiye gucurisha, ngo niho bagiye gutyarisha amasuka n'intorezo n'imihoro. Reka mbabwire, mu gihe cy'urugamba ntabwo umuhoro wakoreshwaga, intorezo ntiyakoreshwaga, isuka ntiyakoreshwaga, ibyo byakoreshwaga mu buhinzi. Uyu munsi icyo dukeneye ni inkota y'iby'umwuka, niyo izadufasha guhangana n'uburiganya bwa Satani. Satani iyo yoherezaga Abisirayeli mu Bafilisitiya, yabagazi neza ibyo bari bubacurire ko ari bitabafasha, ko ari bitazabateza intambwe, ko ari bitazatuma bashobora kwirwanaho mu gihe cy'akaga. Ariko ntibari babizi. Kimwe mu byo ibihugu by'amahanga, ibihugu bigiye bikomera, iyo bigiye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, hari ubwo babaha ibintu kuri makeya kugira ngo bagwabize ibitekerezo byabo, bababuze kwiga no gucukumbura ngo nabo bagere ku iterambere nk'iryabo.
maze ugasanga ishati ishobora kugura ibihumbi 10 mu mahanga, bayigejeje muri icyo gihugu iri kugura 1,000, kugira ngo bataziga ubwenge bwo gushinga uruganda rukora amashati. Abajya mu bihugu bya kure barabizi, hari ubwo usanga ibicuruzwa byaho, ikaramu, inkweto, ugasanga birahenze cyane, ariko wagera no mu bihugu waturutsemo ugasanga ni ibyamake kandi nta ruganda dufite. Hano icyo nshaka kuvuga kirumvikana neza. Abafilisitiya iyo babonaga umwisirayeli aje gucurisha isuka, aje gucurisha umuhoro, kugira ngo batazagira ubwenge ngo bamenye ko ni wabo hari ibyo bashobora kuhakorera, ko bashobora kwirwanaho, Abafilisitiya babakoreraga kuri make, maze bagakura imitima muri Isirayeli bakayerekeza mu Bafilisitiya. Dukwiriye kugira umwete wo gutangira kwishakamo ibitekerezo, kwishakamo ubushobozi, maze natwe ubwacu Mwuka Wera akatuyobora, maze tugashobora kwiyigisha. Hano icyo Satani akora mu gitabo Ellen White yanditse cyitwa Spirit of Prophecy, volume ya 4 ku ipaji ya 338, yaravuze ati, Satani ati nzihanga mu babwiriza b'ibirangirire, maze bakururire ababumva ku marangamutima, birengagiza amategeko y'Imana. Maze muri ako gatabo ku ipaji ya 340 aravuga ati, ngomba kuzageza hose abampagararira, abatwaye amahame y'ibinyoma n'inyigisho igoretse, bazazivanga n'ukuri, maze bateshura abantu ku kuri. Nzateza kutizera, maze bashidikanya umuburo ubwirizwa n'itorero ry'Imana. Nicyo Satani akora muri iyi minsi, maze abiba igihuha mu bantu, maze bose bagahaguruka, bagatonda umurongo, bakerekeza mu Bafilisitiya, ngo buri wese niyagiye gukura indonke niho bagiye kumucurira isuka, bazamutyariza umuhoro, bazamutyariza intorezo. Maze Abisirayeli bamara igihe kirekire cyane ubuzima bwabo bushingiye mu Bafilisitiya. Biteye akaga kandi biteye ubwoba. Satani yabanje kuduhugenza, amara igihe kirekire atubuze epfo na ruguru, atera ikinya mu bantu, atera ubukonje mu bantu, iby'umwuka bitangira kuba bike, maze azana inzitwazo zitariho, maze ryayobokamana twize, bwa buhanuzi twize arabugoreka. Icya kabiri, hari amatyazo yagiye ashira hirya no hino. Ayo matyazo umuntu ashobora kuyacurishaho isuka akabona intorezo, ariko ntashobora kuhakura inkota izamufasha guhangana n'uburiganya bwa Satani. Ayo matyazo tuyumva hirya no hino, tuyumva mu byumba abantu bagiye bashira mu ngo zabo, maze bagakura bizera mu rusengero, akaba ari aho ngaho birirwa. Ayo tuyabona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ayo tuyabona ku materaniro bagenda benshi bakorera ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abisirayeli nimubarebe, abagabo 8 cyangwa 10-15 bose bashize amasuka ku rutugu, ngo bagiye gutyarisha mu Bafilisitiya urugendo rw'amasaha 8, amasaha 10, ubundi bakarara nzira, ngo bagiye mu Bafilisitiya, ngo nibo bazabacurira, ngo nibo bazabatyariza amasuka. Abigeze guhinga, nanjye nigeze guhinga, kugira ngo utyaze isuka cyangwa umuhoro cyangwa intorezo, bigusaba kujya ku muhanda, ukabona impande y'umuhanda cyangwa ahandi ahantu hariho hose ukahabona ibuye ukarizana, cyangwa se ahantu mu kinombe ushobora kubona ibuye ukarirambika neza, maze ahantu hameze nk'ahashashe kuri iryo buye niho ukuba isuka, hahinduka ityazo, isuka iratyara. Nanone n'intorezo nayo nuko, ntabwo bigusaba gukora urugendo rw'amasaha 8, amasaha 20, kurara nzira ngo ugiye gutyarisha isuka.
niko Satani yabigenje. Muri iki gihe cyacu hari abantu yafashe ubwenge bwabo maze arabucecekesha, iby'umwuka byari bibarimo arabicecekesha, maze abatera ubwoba, ababwira ko hari ahandi bashobora kuja baja mu nyigisho za rwihereranwa, ko ariho basobanura ubuhanuzi neza, ko aribo badaca ibintu ku ruhande, ko aribo bazi gusoma ibitabo bya Ellen White, ko aribo bazi gucukumbura, ko aribo bazi aho igihe kigeze. Maze Abisirayeli bose ngo bajyaga batonda umurongo bagashorerana, ngo bagiye mu Bafilisitiya gutyarisha amasuka, gutyarisha umuhoro, gutyarisha intorezo, bati yego turagiye, iwacu umurimo wararangiye, twarabimenye, iwacu byarahagaze, umurimo wararangiye. Maze bose bakajya mu Bafilisitiya, akaba ariyo bahombokera, ngo niho bagiye gucurisha, gutyarisha amasuka n'imihoro n'intorezo. Nshuti kandi muvandimwe, mbese aho njyewe nawe ntitwaba tugeze aha bariya Abisirayeli? Ntitwaba tugeze ku rwego nk'urwabo bahagurukaga bakajya gucurisha mu Bafilisitiya, kandi ni wabo hari amabuye ashobora guhinduka amatyazo? Mwene data, ushobora gufata igitabo cy'intambara ikomeye, ugafata igitabo cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, ugafata igitabo cya mwuka w'ubuhanuzi icyo ari cyo cyose ukacyisomera, waba utazi gusoma ugaha umwana akicara hariya akagusomera amagambo yose agiye akomeye, ukamubwira kongera akayasubiramo, maze bikakongerera kwizera. Ushobora gufata Bibiliya maze ukisomera ukamenya aho isi igeze. Mwene data, Imana irashaka yuko wongera gutekereza ku kaga turimo muri iki gihe. Icyigisho kiravuga ngo shaka intwaro yawe. Abisirayeli bamaze igihe kirekire bose bajya mu Bafilisitiya, ariho bajya gucurisha intwaro, ariho bajya gucurisha amasuka, ariko badashobora kubemerera gucurisha intwaro. Uyu murongo wa 22 urababaje. Umurongo wa 22 uravuga ngo nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu. Biteye akaga. Igihe cyarageze, bamaze igihe barangaye batazi biri kuba, maze ni ruto Abafilisitiya bari kwiyegeranya kugira ngo bazabahombokereho. Burya n'abanzi babo, nubwo bakoresha amayere menshi, ariko si inshuti zabo. Maze igihe kigeze, intambara iraruma, maze barahaguruka bumva ikondera, barabazanya bati abakuru bakabaza abandi, abato bakabaza abakuru, bati iryo kondera rivuze rityo, iyo mpanda twumvise ni iyiki? Bakababwira bati ni intambara, ni urugamba, nimuhaguruke mwambarire urugamba, bya bindi twababwiye byageze, nimuhaguruke mwambarire urugamba. Maze barahaguruka. Kimwe mu byabatunguye, basanze burya bwose benshi muri bo batarigeze bibikira inkota. Bibutse ko bajyaga mu Bafilisitiya, akaba ariyo birirwaga, akaba aribo birirwanaga nabo, naho Abafilisitiya bari kubacenga. Satani yabanje yashukashuka abenshi mu bacuzi bacu basobanuraga ibyanditswe neza, maze arabashukashuka abakura mu byizerwa. Maze ikindi cya kabiri, arongera ashukashuka bizera benshi, ati reka iwanyu umurimo wararangiye, muze mbatungira agatoki ahandi hantu. Maze bose ngo bajyaga mu Bafilisitiya, ngo bagiye gucurisha, bagiye gutyarisha intorezo n'imihoro n'amasuka. Reka nkubwire, ntibashoboraga kubacurira inkota izatuma bashobora guhangana n'ibihe igihe akaga kari kuba kaje. Bavandimwe, mw'itorero dushikamyemwo niho hari intwaro zose z'umwuka, niho dushobora kuzahangana n'uburiganya bwa Satani,
ku munsi w'urugamba buri wese yarebaga mugenzi we, buri wese yabyukaga mu gitondo akajya kwa mugenzi we, yaba ari kugenda bagahurira mu nzira, bagahurira ku muharuro, nawe yaraje kumureba ati se ko warunzindukiye? Ati narinji wawe ngo ndebe ko weho waba ufite inkota. Undi ati reka da nanjye ntayo mfite, ahubwo narinje ngo ndebe ko nawe waba ufite inkota nubwo yaba yarakerebereye untize. Mbega uburyo Satani ashaka kuducuracuza maze akazadutera tutiteguye. Ngo nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota. Byabaye akaga, abenshi baratunguwe. Bari bazi yuko ari ishyanga ryatoranijwe, bari bazi yuko ari abatambyi b'ubwami, bari bazi ko ari ishyanga ryera, bishingikirizaga ku masezerano Imana yabahaye ibabwira iti ntimuzarinda kurwana, nzohereza amavubi abagenda imbere. Ariko bakibagirwa impamvu Gideyoni yagendanye n'abagabo 300 biteguye, batareba ku ruhande, b'injijuke, b'ingenzuzi, batarangara, bashaka kunywa amazi maze bakanywa batarambitse intwaro zabo, bakadaha basoma ariko bakebaguza, kuko iminsi turimo Satani arazerera ameze nk'intare yivuga irashaka uyiconshomera. Niyo mpamvu dukwiriye kuba maso. Nshuti kandi bavandimwe, tugeze igihe tugomba kuba maso, tugomba kuba ingenzuzi muri byose. Byagenze bite urugamba rwabaye? Bagiye babona Abafilisitiya basesekaye mu nzira nyabagendwa. Abanyagihome b'Abafilisitiya barasohoka bagenda mu nzira nyabagendwa, kuko bari bazi ko ntawe ushobora kubarasaho, bari bazi ko ntawe ushobora kubatangira, kuko bari barabambuye intwaro, barabambuye n'abacuzi. Bose baragiye bajya mu Bafilisitiya gutyarisha amasuka, gutyarisha imihoro. Muri icyo gihe bamaze, Abafilisitiya bari inyaryenge, ntibatumaga hari itungo ry'Abisirayeli ribura kugira ngo Abisirayeli batagarura ubwenge bagashaka inkota ngo bajye barinda amatungo yabo. Ntibatumaga hari imyaka yabo yibirwa ku gasozi kugira ngo batagarura ubwenge maze nabo bagatangira gushaka inkota. Babigiye ubwenge maze Abisirayeli bamara igihe kirekire bari mu mahoro asesuye, bumva bari mu mutuzo. Ariko ibyago biraye hanze y'irembo, ibyago biri ku nkengero z'umujyi, ibyago bibubikiriye batabizi. Niko Abakristo bamwe muri iki gihe bamaze kwirara, abandi bashatse gukanyakanya, batera intambwe bakajya mu Bafilisitiya, mu babaye abacuzi b'Abafilisitiya, mu bamaze guhakana, mu baretse kwizera, mu baretse amahame bagenderagamo kera, mu bamaze kuyoba. Abo nibo bahindutse abacuzi babo, nibo babacurira, nibo babatyariza amasuka, ariko ntibashobora kubabonera inkota zizabarwanaho mu bihe by'akaga. Ibyago byabaye nuko Abafilisitiya bateraniye kurwanya Abisirayeli. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 19 umurongo wa 5 uravuga ngo nuko Abafilisitiya bateranira kurwanya Abisirayeli, bari bafite amagare, inzovu 3 twagereranya n'imodoka z'abasirikare, imodoka 30,000. Bari bafite abagendera ku mafarashi 600,000. Dushobora kugereranya na babandi bagira ibibunda bikomeye, babandi barasakure, ngo bari abagabo 600,000. Ndetse ngo bari bafite n'abantu bangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, ngo bawuruta ubwinshi. Aba twabagereranya na babasirikare bagenda ku mirongo, babandi binjira mu rugamba, ngo bari benshi bangana n'umusenyi wo ku nyanja. Imodoka 30,000, abasirikare bafite ibibunda birasakure abantu 600,000, babandi bafite imbunda nto bajagajaga hose bangana n'umusenyi wo ku nyanja. Maze barahaguruka, nibo bari bagiye kugaba igitero simusiga ku Bisirayeli.
reka turebe hakuno Abisirayeli nabo ngo bari bangahe. Umurongo wa 15 ngo nuko Samweli arahaguruka ava i Gilugari aja i Gibeya y'i Benyamini. Umuntu w'Imana ntiyashoboraga gukomeza kuba mu rugamba rw'abantu baretse kwizera kwabo. Sawuli yaherako abara abantu bari kumwe nawe, maze kimwe gitangaje, kibabaje kandi gisekeje ngo nuko baba nka 600. 600 bagiye guhangana n'abasirikare baje mu bimodoka 30,000 n'abasirikare 6,000 bafite imbunda zirasakure, n'abandi bangana n'umusenyi wo ku nyanja. Iri jambo rivuga ngo baba nka 600 ni ukuvuga ngo ntibari buzuye nka 600 kuko bari kugenda, bari guhunga. Urugamba ruremye, benshi batangira gushaka ya mahame yo mu gutegeka kwa kabiri. Utari ufite ubukwe akabuhimba, ati murabizi ko Mose yavuze ngo mbese ninde wari warasabye umugeni akabatinya kugwa ku rugamba ngo umugeni azashakira ahandi, maze yatuwo ninjye, none mundeke ngende. Undi yashaka impamvu, ati muzi ko abatambyi bagomba kubaza ngo ninde ufite uruzabibu akaba atararya imbuto zarwo, none ninjye. Maze bose bashaka impamvu, batangira guhunga. Turabona uyu murongo wa 2 igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 turi gusoma. Umurongo wa 2 uvuga ko Sawuli yari yaritoranirije abantu mu Bisirayeli 3,000 bo kubana nawe, ingabo 3,000, 2,000 bikabana nawe, abandi 1,000 bakabana na Yonatani. None muri bya 3,000 hasigaye 600. 600 mu basirikari 3,000 nabo bari bake. None se abandi bari barihe? Umurongo wa 6 urahatubwira abatariteguye urugamba mu minsi iza, igihe urugamba ruraba ruhinanye, uko ibintu birarushaho kudusatira, uko ubuhanuzi burarushaho kugenda bwuzura, dore uko bizabagendekera. Umurongo wa 6 uravuga ngo Abisirayeli babonye ko bari mu kaga, kandi ko abantu bashumbirijwe bihisha mu mavumo no mu bishugi no mu bitare no mu bihanamanga no mu myobo, ngo kandi bamwe mu Baheburayo bari bambutse Yorodani baja hakurya mu gihugu kigati ni Galeyadi. Nshuti kandi bavandimwe, kwikubitiro tubona ko benshi bazagamburura batabanje no kwihagararaho na gatoya. Benshi bazagamburura vuba kuko batigeze bitegura urugamba. Maze ariko n'abasigaye buzuye ubwoba bahagurukanye iki? Ubusa. Bari bahagurukanye amabuye, abandi bahagurukanye ibiti, abandi bagiye barandura imihembezo cyangwa imishingiriro bya biti bifata imyaka bashingiriza ibishyimbo, ari byo bafite ku rutugu. Abandi bavunnye ibiti, abandi bahagurukanye amasuka bari kwibaza, abandi bari gukora imihumetso, ariko ibintu byabayobeye. Maze Sawuli yareba ku ruhande, itsinda ryari riri hariya rikirukanka rikajya kwihisha mu myobo. Yareba na hariya abandi nabo bakiruka, yagarura amaso akabona n'abahariya birutse. Mbega uburyo Satani agiye kuduhagurukira, maze benshi bakazatangazwa nuko batigeze bitegura, batigeze bibikira intwaro mu mazu yabo, intwaro zizabafasha guhangana n'uburiganya bw'umwanzi. Kandi ngo kwikubitiro bamwe bari bamaze kwambuka Yorodani bagiye. Hano hari icyo dushobora gukuramo, nuko rugikubita hari benshi bahita bihakana ibyizerwa, bagahunga bakava ku butaka bwera. Ikigisho kiratubwira ngo shaka intwaro yawe. Shaka intwaro yawe, si iby'ubwenge kubaho ufite mu mutwe amagambo akomeye nk'uko yabwirizwaga na kanaka, nk'uko yabwirizwaga na kanaka. Tuzi benshi bari abacuzi, badutyarizaga iby'umwuka, badutyarizaga amahame, badukomerezaga mu kwizera, batwongereraga ibyiringiro, batumaga tugira ububyutse. Ariko uyu munsi imivugire yabo ikaba yarahindutse rwose, ntaho batandukaniye n'abacuzi b'Abafilisitiya.
Iki ni igihe cyiza cyo gusubira mu bitabo byacu, maze ugafata igitabo ukacyisomera. Imana ikabika amagambo mu mutima wawe, atari nk'uko yavuzwe n'uriya, ahubwo amagambo wagiye ukura mu byanditswe byera. Nshuti kandi bavandimwe, uzashikama niwe uzashobora gutsinda urugamba ruturi imbere. Uko byagenze, hari umuhungu umwe witwaga Yonatani. Uyu Yonatani yari yarakomeje kwibikira inkota, maze Yonatani mu gice cya 14 umurongo wa 6 abwira umuhungu wari umutwaje intwaro ze ati, ngwino twambuke tujye mu gihome cy'abariya batakebwe. Ahari hari icyo Uwiteka yadukorera, kuko nta cyabuze Uwiteka gukiza akirishije benshi cyangwa bake. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imana ishobora kugukoresha weho wakomeje gushinga ibirindiro no gushikama mu byo wizeye. Imana ishobora gukorana n'uwari we wese wemeye kwibikira inkota, ari ryo jambo rya Nyagasani. Maze Yonatani aramubwira ati, komera, shikama, ngwino tugende. Ibanga bari bafite ni rimwe, bari bafite inkota bibikiye. Ntabwo bari bameze nka za nzerezi z'Abayuda zajyaga gukora ibitangaza ngo ni mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Yesu uvugwa na runaka, ubuhanuzi nk'uko busobanurwa na runaka, temperance nk'uko isobanurwa na kanaka. Tugeze igihe cyo kubirambika, maze ahubwo tugafata ibyo twisomeye ubwacu, ibyo Mwuka Wera atwigisha. Yonatani wakomeje kwibikira inkota, maze ahagurukana n'umutwaje intwaro, maze baragenda. Bahageze aramubwira ati, nkurikira, kuko Uwiteka atwemereye gutsinda abatanzi. Nuko ngo Yonatani arurira, maze ageze mu Bafilisitiya arwana nabo. Ngo muri urwo rugamba rwa mbere, umurongo wa 15 haravuga ngo, maze mu rugerero hacika igikuba, no mu misozi no mu bantu bose, abanyagihome n'ababanyazi nabo bahinda umushitsi. Isi yose ihinda umushitsi, habaho umushitsi mwinshi cyane, kubera Yonatani wari warakomeje kwibikira inkota. Bya bihumbi 6 bafite imbunda zirasa kure, babandi baje mu bimodoka 30,000, babandi bangana n'umusenyi wo ku nyanja, bari basumbirije itorero. Yonatani arahaguruka, arabavudukana ari wenyine n'umutwaje intwaro, maze abirukaho. Ngo isi yose iravurungana, haba igishitsi mu misozi hose. Nshuti kandi bavandimwe, Imana ibasha kugukoresha igitangaza uri wenyine. Witinya ko mubo mwabanye muri korale ari weho wenyine usigaye ushikamye mu itorero. Witinya ko abo mwabanaga mu itsinda ari weho muri 2 muri 3 ari mwe musigaye mushikamye mu itorero. Imana irashaka kubakoresha ibitangaza. Benshi muri iki gihe barekeye aho kugendera mu kuri bari barakiriye kera. Umwanzi arabariganya akoresheje bamwe mu bari abacuzi bakomeye cyane, ariko ubu biguriye gukorera Abafilisitiya. Hano icyigisho kiratubwira ngo weho shaka intwaro yawe, shaka intwaro yawe. Pawulo yarabivuze ati, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mbese intwaro ukwiriye kwambara muri iki gihe, iyi nkota yawe ukwiriye kubika ni iyihe? Ni ijambo ry'Imana nk'uko waryisomeye. Mwibuke yuko Yesu mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko mu gice cya 13 umurongo wa 25, Yesu yarabisobanuye. Iri somo reka turisome. Maze aravuga ati, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Bavandimwe, turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe dukwiriye kugira ubwenge n'ubushishozi, kuko iminsi ari mibi. Urwa 2 rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 7 haravuga ngo, tuvuge ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso. Naho urwa 2 rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 4 naho haravuga ngo, kuko intwaro z'intambara yacu
atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Maze mu Befeso 6:17 naho hakatubwira hati, mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana. Ndagusabira ngo wakire inkota y'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana, maze iryo jambo ribi ryawe bwite. Iyo nkota ibi yawe bwite, aba ariyo uja urwanisha iminsi yose. Imana iguha umugisha, Imana igukomereze mu buntu bwayo. Tugeze mu gihe buri wese akwiriye gushaka inkota ye, akwiriye gushaka intwaro ye, ari ryo jambo ry'Imana. Tugeze mu bihe tugomba kwimbika twubwacu, buri wese ku giti cye, maze agacukumbura. Ntituzabe nk'Abisirayeli bahagurukaga bakaja mu Bafilisitiya, bavuye iwabo bakajya gucurisha, gutyarisha amasuka, gutyarisha intorezo mu Bafilisitiya, kandi bavuye ku butaka bwera. Imana iturindire mu byizerwa. Yesu yavuze ikimenyetso simusiga, ikimenyetso cya nyuma kizaranga kuza kwe, kizaheruka byose. Yarababwiye ati, muzajya kubona, mubone Umwana w'umuntu ahagaze ku bicu byo mu ijuru. Ndagusabira ngo icyo gihe Umwana w'umuntu aje, nje nawe ntituzatakira imisozi n'ibibaya, kuko tutiteguye. Ntituzirukire mu myobo, ntituzirukire mu nyanja, ahubwo tuzishimire ko Kristo wacu amanutse ari ku bicu byo mu ijuru. Shaka intwaro yawe ngo uzashobore guhagarara udatsinzwe, uzashobore gusangwa witeguye ubwo Yesu wacu agiye kuza. Icyo nicyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Mubyuke mutabare, mudashidikanya, he kugira umusiba, murebe kwa Yesu, kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera, muhabwe ukunesha n'ibyishimo byinshi. Mubyuke vuba vuba, murwane iteka, mwizere izina ryera, niho muzanesha, maze izo ntwaro zose muzihumanye Yesu, muzabona amahoro iteka mu ijuru. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana y'icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimira yuko utubwiye ijambo ryawe, uduhe kwibikira inkota, ari ryo jambo ryawe, maze turibike mu mitima yacu. Uturinde ababasha kutuyobya bakadukura mu byizerwa. Uduhe gukomeza gushikama mu itorero ryawe no gutegereza wa munsi. Ukomeze utugira inama, ntutume tubura uko tugenza kandi tugufite. Utubere byose, ukomeze ukangura intekerezo zacu, maze twibikire ijambo ryawe mu mitima yacu, tuzashobore guhangana n'ibitero byose by'umwanzi, kugeza aho Kristo azazira akadutabara. Mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ryawe Mana, niryo rituyobora. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa, nubwo ari we byari bigendereye. Wacu kandi uyoborwa naryo, ntabwo azarindagira. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro.